Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kugwa ikaze kuri Fanya Kazi TV. Nizera ko umeze neza aho uherereye hose. Nge unyite Mr Fanya Kazi. Iyi video rero ndatekereza ko ari nk'ubutumwa cyangwa se message ku ba pioneers bose cyangwa se abantu bakunda cyangwa bakoresha Pi Network. Muti byifashe gute? Nkuko benshi twari tubimenyereye mu minsi yashize cyangwa se mu mezi yashize, wasangaga kenshi kuri dashboard rimwe cyangwa kabiri cyangwa se rimwe mu byumweru nka bibiri tubona amakuru mashya, kandi ugasanga hari amakuru runaka anatanga icyizere. Ariko tumaze iminsi itari mikeya nta makuru mashya tubona, nta kintu navuga dutangarizwa kizima ugereranyije n'ibyo kwa timu agendaga idusezerana cyangwa se itangaza. None rero ikibazo kiragira kiti, bite ko timu ya Pi Network nta kintu iri kuvuga, nta kintu iri gukora? Byifashe gute? Bihagaze gute? Guma natwe muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye biza kudufasha gusobanukirwa neza niba kuba kwa timu nta kintu iri gutangaza ari ikibazo cyangwa se yabara amahirwe kuri twebwe. Niba kandi utarakora subscribe, n'uburenganzira bwawe, nuza gukunda ibyo dukora, ntugire ingingimira cyangwa se ngo ushidikanye kuba wayikora. Hanyuma kandi iyi video nibiba byiza umaze kuyireba yose ukumva hari abandi yafasha, uze gukora share kugira ngo n'abandi bamenye ubutumwa buyikubiyemo. Mu byukuri timu ya Pi Network tuzi nka core team hari ibintu itari kuvuga, hari ibintu itari kuvuga kuri coin, kuko urebye n'ubundi nta makuru mashya akiza nkuko byari bimeze mbere. Wowe rero kimwe n'abandi ba pioneers basaga amamiliyoni n'amamiliyoni, mushobora kuba cyangwa se nangerekane ishyiremo, dushobora kuba twararakaye twibaza uko byaba bimeze. Hari nabihebye kenshi na kenshi barebye kuri dashboard bakone cyumweru kimwe bibiri ukwezi nta kintu gishya kirusanga, abantu benshi bagira ibitekerezo bitandukanye. Ariko se wakuyumva ute uramutse usanze uko guceceka kwa core team atari ikosa, ahubwo ndugasanga ari uburyo bw'amayeri bari gukoresha kugira ngo babashe gutabara iyi coin ya Pi? Mugenzi wanjye nagira nkubwire ko ubu ngubu hari urugamba rwihishe Pi Network irimo kurwana, nge nawe tutazi cyangwa se tutari kubona. Ikindi kandi uko babyitwaramo kose, ikosa rito bakora rishobora gutuma Pi Network ivaho neza neza nkuko zimwe muri coin zayibanjirije byazigendekeye. Icyambere nakwizeza nuko ukuri guhari, ikibazo ntabwo ari Pi Network, ahubwo ikibazo namwe mu mategeko y'ibanga ya za guverinoma zimwe na zimwe ameze nk'imitego, ndetse n'imitego imwe n'imwe yo kutubahiriza ayo mategeko yagiye ihitana projet nyinshi cyane za crypto. Uyu munsi tukaba tugiye gusobanurirwa impamvu zishobora gutuma kwa timu ntacyo iri gutangaza ubu, ndetse n'ingaruka mbi zikomeye iri kwirinda. Hanyuma ndaza kukubwira n'icyo twakora kugira ngo dukomeze kurinda coin zacu. Noneho iyi video iraza kurangira umenya impamvu guceceka cyangwa se silence kwa core team ari bwo buryo bwiza cyangwa se ari bwo buryo bwonyine bwo kuramira Pi zacu, ndetse n'impamvu dushobora kugira icyizere cyiza ko mu mezi make ari imbere ibintu byose bishobora guhinduka. Ndakubitsa ko ingi yari Fanya Kazi TV. Hanyuma ubu bushakashatsi twabukoze tugendeye ku rurimi rw'amahanga, niyo mpamvu hari amagambo amwe namwe aza kuguma mu rurimi rw'amahanga, ariko tugerageza gusesengura kugira ngo uyumva wese aze gusobanukirwa. Icyambere reka tuanze turebe niki kijya mbere muri iyi minsi. Kuri ubu turabizi ko Pi Network ifite aba pioneers basaga 60. Usanga tumayininga ku buntu, ndetse wasangaga na kwa team yaradusezeranyaga ibintu byiza kandi bidasanzwe twari kubona mu gihe kiri imbere. Nyamara ugasanga hariho umutuzo, nta tariki, nta giciro bari kutubwira, nta bisubizo bisobanutse cyangwa se ibisubizo bifatika ku by'abantu bibaza. Nyamara reka turebe ikintu abantu benshi tutazi. Uku guceceka kwa core team ntabwo ari ubunebwe, ahubwo nandi mayeri. Reka turebe iri tegeko ry'ibanga ngenderwaho rishobora gukuraho Pi mu ijoro rimwe, ndetse n'impamvu core team nta kintu iri tubwiraho. Ndetse turaza no kureba impamvu indi mishinga ya crypto yagiye isenyuka kubera gukora agakosa gato cyane. Ibi rero biraza gutuma tubasha no kumenya icyo core team iri gukora muri iki gihe cy'umutuzo kugira ngo irinde coin zacu, ndetse n'uruhare rwacu muri uru rugamba core team iri kurwana. Kubera ko nguko tubizi, kubaho no gukomera kwa Pi Network ni twebwe aba pioneers tuzabigiramo uruhare, bitewe nuko tugeze gute, bitewe nuko tuzitwara. Turaza kurebera hamwe bimwe mu byagiye biba, ndetse n'ingero za coin, urugero nka Bitcoin uko zabigenje kugira ngo zikure muri uru rugamba kandi zigahindura byinshi. Nukomeza kandi iyi video turaza kurebera noneho hamwe intambwe nkeya cyangwa se ibintu bike twakora kugira ngo dukomeze kurinda cyangwa twirinde gutakaza Pi zacu muri uru rugamba. Hari umwanzi ukomeye wa Pi Network ifite kuri ubu, kandi uwo mwanzi ntabwo ari scam cyangwa se uwo bahanganye, ahubwo uyu mwanzi atandukanye nuko twese tubitekereza, kuko ashobora guteza akaga gakomeye.
wenda mbere ko tujya kure waba warigeze kumva ikintu cyitwa Howey test? Niba utarabyumva ntabwo ari wowe wenyine kuko abantu benshi ntabwo bigeze bayimenya. Gusa ni rimwe mu mategeko yashyizweho kera cyane mu 1946, akaba ari ituma team ya Pi ntacyo iri gutangaza ku birebana n'igiciro, inyungu ndetse n'ijambo mine cyangwa se ibingibi dukora byo kumining. Reka turebe uko iryo tegeko rikora n'impamvu interuro imwe gusa ishobora gutuma coin zacu zijya mu kaga cyangwa se zikisanga ziri kubarirwa mu bitemewe n'amategeko, icyo bita illegal securities. Turaza kureba ndetse n'ingero z'amaproje amwe namwe yagiye asenyuka kubera kutubahiriza iri tegeko, kandi ntekereza ko nge nawe ntabwo twifuza ko Pi irangira muri ubu buryo, ariko iri tegeko ry'ibanga rishobora kurangiza Pi network. Howey test nayo nababwiye ko ari itegeko ryashyizweho mu 1946, ubwo aho ni mbere cyane yuko na crypto ibaho. Uyu munsi yitwa SEC, mu magambo y'icyongereza ni Security and Exchange Commission. Iyi ni intwaro yashyiriweho kwica proje nka Pi, ariko si ukuzica by'akagamba, nubwo ni mu gihe yaba itakurikije ibyo iri tegeko risaba. Rikora gute rero? Tugiye kureba urugero. Iyo ushoye amafaranga cyangwa se igihe uri gucukura, aribyo twita kumininga, uri kumininga coin runaka, ukaba utegereje kubona inyungu ivuye mu byo undi muntu wari wese yakoze, ya SEC cyangwa se Security and Exchange Commission, ibi ngibi tuba dukoze ibyita amasezerano yo gushora, mu cyongereza nibyo bita investment contract. Hanyuma iyo uyu mushinga wawe wiswe investment contract, icyo gihe uyu mushinga uhinduka security. Ibi bivuze ko team y'iyo proje igomba gukurikiza amabwiriza ari mu iri tegeko arenga ibihumbi bitabarika. Iyo itabikoze, iyi SEC ihita iyihagarika. Tekereza uramutse uguze nk'ironji mu murima, ariko ukaba uzi neza ko nyiri umurima yakubwiye ko umunsi azagurisha aribwo nawe uzunguka amafaranga. Ibyo ngibyo nibyo rya tegeko ryita security. Noneho reka dusimbuze ironji na Pi coin cyangwa se na coin ya Pi. Noneho rero niba kwa team ivuze iti uyu munsi mining, hanyuma uzunguka ibintu byinshi cyane mu gihe kiri imbere, icyo gihe ya SEC ihita ivuga iti iyi ni security, tugomba kubahagarika. Iyi rero ni imwe mu mpamvu ituma kwa team itavuga igiciro cya Pi, ndetse ikaba itavuga na mainnet launch cyangwa se kuzaraunchinga mainnet. Yewe ndetse ngo no kuvuga akantu gato tuvuge nko kuri za Twitter ukavuga ati wenda ati Pi mu gihe gito cyane iraba igiye ku isoko. Ibi ngibi bita bituma ya SEC igira gute ibona ibihamya bifatika byuko igomba guhagarika Pi. Kandi ibi ngibi ntimugire ngo ni amagambo gusa, ibi ngibi byabaye no kuri projects nyinshi zikomeye. Urugero nka Ripple XRP muri 2020 iyi CEC yarazihagaritse ngo izishinja kuba zaragurishaga securities zitari registered, no vuga ngo ikora bya bikorwa ariko bitanditswe cyangwa se bitazwi, bya bikorwa byo gucuruza twari twatanze mu rugero rw'ironji. Kuba rero iri tegeko rigikomeza gukora cyangwa se rikiriho, ryatumye igiciro cya XRP kigwa cyangwa se kimanuka cyane. Urundi rugero batanze, Telegram TN bavuga ko yigeze kwinjiza billion 1.7, ariko ngo iyi SEC yayikubise hasi, yarayifunze mbere yuko inalaunchinga, mbese mbere yuko inatangira kumugaragara umushinga wayo. Reka noneho tugaruke kuri Pi yacu. Iyi SEC iramutse ihagaritse cyangwa se ihannye mu buryo bukomeye Pi, wasanga coin zacu zigize gute zibuze, ugasanga izi application dufite cyangwa se n'izindi ziri kuza zose ziburiwe irengero. Ibi kandi bigata bigira ingaruka kuri ya myaka yose twari tumaze dukora mining. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko guceceka kwa team ntabwo ari imikino, ntabwo ari ubutesi, nibwo buryo bwonyine bwo kwirwanaho, cyo bita only defense. Ariko none dufite amakuru meza. Amakuru meza ahari nuko kuba Pi iri gufokasinga cyangwa se iri kwibanda ku kamaro kayo kuruta igiciro, ari byo bizagira gute, ari byo bizayitabara. Ibi rero bitandukanye n'izindi proje zagiye zigwa, kuko Pi ntabwo idusaba kuinvestinga cyangwa se gushora, ahubwo Pi kiri kudusaba nukuyubaka. Mu gihe cyose dukoresha Pi turi kugura, turi kuzoherezanya n'abandi, cyangwa se mu gihe cyose tuzaba twakoze KYC verification, ahangaha tuba turi kugaragaza cyangwa se tuba turi kwemeza ko Pi ari amafaranga ya nyayo aho kuba security. Niyo mpamvu kwa team ihora ivuga ngo mining uyu munsi wubake ecosystem. Suko rero iyi team iba yadusuzuguye cyangwa se itatwitayeho, ahubwo irimo irigisha ndetse irimo irereka SEC ko Pi atari ikigega, ahubwo ari currency cyangwa se ubwoko bw'ifaranga, niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda. Gusa hari ikintu nanone giteye impungenge. Nubwo iyi team ya Pi iri gukora ibintu byose mu buryo bwa nyabwo, ariko nubundi iyi SEC ishobora gukomeza kuyataka cyangwa se kuyigabaho ibitero. Kubera iki? Impamvu ya mbere nuko guverinoma ya US yanga cyangwa se ntabikunda coin
cyangwa se crypto itabasha gukontorora cyangwa kugenzura. Noneho no kuba Pi ifite abayikoresha cyangwa se aba pioneers benshi cyane bituma iyi SEC ihozaho imboni cyangwa se ihozaho ijisho. Noneho reka turebe igishobora kubaho mu gihe iyi SEC itsinze Pi. N'impamvu nubwo byagenda bityo coin zacu zakomeza kubaho cyangwa se zakomeza kugirirwa umutekano. Reka dufate urugero cyangwa se reka dutekereze nk'ikintu gishobora kubaho nubwo kitari cyiza ariko twizere ko kitazabaho. Reka dutekereze nko mu ijoro rimwe SEC igahita ifunga Pi. Mu gitondo wabyuka ugasanga nta application gifite, ibintu byose byahagaze, mu gihe iyi SEC yabivuga ko Pi network itujuje ibisabwa cyangwa se idakurikiza amategeko. Icyo gihe byagendera bite coin zacu? Ikintu cya mbere cyabaho, application ya Pi yahita iva kuri za store zose nka Google Play Store, za App Store. Hanyuma exchanges nka OKX n'izindi zihita zigira gute, zahita zikuraho Pi kuri liste zazo, kandi ibyo zabikora kugira ngo zirinde nazo kuba zahanwa. Aha rero agaciro ka Pi gahita kamanuka cyane kakagera kuri 0, kandi ibyo byose byaba mu ijoro rimwe gusa. Ndetse hano Core Team yahita ihura n'ibihano bikomeye cyane, harimo no kuba bajya mu nkiko ndetse bakaba banafungwa. Ibi bintu se murumva bidateye ubwoba? Nyamara hari ibyo abantu benshi tutabasha guhita tubona, nuko Pi ntabwo yazima burundu, yakomeza kubaho. Wakwibaza uti gute? Igisubizo ni uko nge nawe twabyitwaramo. Reka dufate urugero rwa Bitcoin. Ubwo yatangiraga nta timu yabagaho, nta CEO, yewe ngo nta n'ibiro yagiraga. Gusa hari icyo bita code, bakoreshaga code n'abayusers cyangwa se n'abayikoreshaga. Muri icyo gihe rero guverinoma ngo ntabwo yashoboraga kuba yayihagarika cyangwa se yayica, bitewe nuko nta muntu bari kubona, ntaho bari gusanga uwo bahagarika. Pi nayo iyo ibishaka yari gukurikira uru rugendo cyangwa se yari gukurikira inzira Bitcoin yakoresheje. Ibi byari kuba mu gihe Core Team yari gusa n'isubiye inyuma ikarekera community akaba ariyo imeze nk'aho iri kugenzura Pi. Muri icyo gihe Pi yari kuba unstoppable cyangwa se ntacyari kubasha kuyihagarika. Ariko nubwo bimeze bityo rero, hari uburyo bushoboka bw'uko Pi yakomeza kubaho bitagendeye gusa kuri Core Team. Niyo mpamvu twese aba pioneers tugomba kugira icyo dukora ubu. Dukeneye application nyinshi, dukeneye business nyinshi zizemera gukoresha Pi, ndetse n'abantu benshi bazakomeza gukoresha Pi mu guhererekanya Pi mu buryo bwemewe, icyo bita real transaction. Ni ukuvuga ngo uko tuzakomeza gukoresha Pi ni nako bizagenda biha imbaraga cyangwa se byereka SEC ko Pi network atari security nk'uko twabibonye muri rwa rugero rwa mbere. Ubwo rero ahangaha birareba cyane aho Pi yatangiye noneho gukoreshwa ku masoko. Ni ukuvuga ngo niba abantu baratangiye kugura ibintu runaka bakoresha Pi, icyo gihe bizagaragaza ko Pi ari amafaranga nyayo, kandi amafaranga nyayo aremewe. Ibi rero ni bimwe mu bigaragaza ko kuba Core Team yaricecekeye nuko iri smart, n'uburyo bwiza bwo kurinda izi coin zacu. Niyo mpamvu rero aba pioneers boss cyangwa se twese turasabwa kugerageza gukoresha Pi mu buryo bugaragaza ko atari security, cyangwa se mu buryo buzereka SEC ko atari security. Icyo gihe bizatuma Pi nta muntu wabasha kuyikoraho. Reka noneho turebe intambwe eshatu cyangwa se uburyo butatu buri mu pioneer agomba gukora kugira ngo abashe gutabara cyangwa se akomeze kubaka Pi. Kandi izi ntambwe nta kintu kimwe zisaba, ariko zizatabara cyangwa se zizarinda ugushora kwacu, ndavuga iki gihe dukoresha tumininga. Ariko mbere yuko dukomeza, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe aba pioneers benshi bari gukora nk'ikosa. Ni ikosa aba pioneers bari gukora benshi kandi batabizi, wenda batanabigambiriye. Ushobora gusanga nawe icyo kintu warigeze kugikora, nyamara kandi kiri gushyira Pi zawe cyangwa se coin zawe mu kaga. Icyo kintu ni igiki? Reka turebe icyo ari cyo, kandi ndetse turanareba icyo twakora kugira ngo tugifixinge cyangwa se dusubize ibintu mu buryo. Akenshi usanga aba pioneers buri munsi ashobora gucekinga wallet ye nk'inshuro zirenga 10 kugira ngo arebe niba hari cyahindutse. Hari n'abandi noneho usanga bari kugenda bareba ibiri kuvuga kuri Pi, bakareba za nkuru zisebya, bakareba za nkuru zivuga ibintu bitizewe, ndetse bamwe bakanabishyigikira. Aho usanga umuntu yandika ngo Pi ni scam, Pi yaraturangije, Pi yarafailinze. Ndetse ugasanga harimo n'abinginga cyangwa se bameze nk'abari gutabaza, batakambira Core Team nyine babwira igiciro, Core Team ni batangarize ko ibintu bimeze. Icyo nakubwira nuko izi mvugo cyangwa se nibi bintu tugenda twandika nta na kimwe gishobora gutabara Pi network. Ahubwo ikirenze ibyo, ibi bituma Pi network tuyishyira mu kaga. Kubera iki? Kubera ko igihe cyose buri muntu cyangwa se umuntu wese abajije ngo ese ni ryari byibuze Pi izagera ku $1, amadolari 2, cyangwa se mainnet izaba ryari? Ahangaha tuba turi guha SEC ibyo igomba gushingiraho ihagarika Pi, igaragaza ko Pi atari ikintu gifatika. Ndetse ni nkaho tuba turi kuvuga ko icyo twebwe turi kwibandaho ni inyungu, ni igiciro kuruta akamaro ka Pi. Ahangaha rero SEC ihita ibona ko turi kugaragaza ko Pi ari security, reka tuyimanure. Ngiyi impamvu
ituma core team yirengagiza kuvuga iby'igiciro ndetse ntinasubize ikibazo icyo ari cyo cyose kirebana no kubaza igiciro. Kandi ibi ngibi ibikora kugira ngo iturinde ndetse inarinde na za coin zacu. Hari n'ikindi n'undi nanavuzeho hano muri ubu bushakashatsi bagaragaza ko ngo hari ikindi kintu tujye dukora, ugasanga umuntu ari gupostinga utuntu ngo Pi yarangiye, Pi yaturangije, Pi yapfuye, Pi ni scam. Icyo gihe tuba tumeze nk'abari gukanga aba pioneers bashyashya cyangwa se uwo ari we wese wumvaga ashaka gukoresha Pi. Iyo bahunze cyangwa se bagahagarika kuyikoresha, ibi bita bituma aba users ba Pi network bamanuka. Icyo gihe rero iyo akamaro ka Pi kagaragaje ko ari ntako cyangwa se kari kugenda kagabanuka, iyo aba users ba Pi cyangwa se abakoresha Pi bagabanutse, bigaragaza ko Pi nta kamaro ifite cyangwa se akamaro kayo ari gakeya, bigatuma yisanga muri cya cyiciro cya security. Aho rero SEC yitagatingaho ko iri mu bintu ugomba guhita ikubita hasi. Icyo rero tubwirwa ni iki? Nubwo twatumeze nk'abataye umutwe, hari abavuga ngo twariyakiriye twagize gute, bavandimwe twe gushyuha ubwonko, twe gupanika. Ahubwo dore icyo tugomba gukora. Icya mbere, kubo bishoboka cyangwa se kuba byatangiye gukora, dukoresha application za Pi. Nubwo hari aho bigaragara nkaho bitesheje umutwe binagoye, ariko tugerageze gushyira Pi muri activity zigaragaza ko Pi ari akamaro, ko ari ingirakamaro. Aha rero uburyo bwa mbere tugomba kubigaragaza ni ugukoresha Pi nk'amafaranga. Hari application bavuze hanga nubwo nanjye ntarayi downloading ariko ndaza kureba, yitwa ngo ni Pi Chain Mall. Ushobora gusanga yenda bamwe muri mwe munayifite. Batanzemo n'urundi rugero ngo kuba abantu ba tradinga Pi kuri card za gift. Hari n'imikino bavuze ifashwa cyangwa se iterwa imbaraga na Pi. Ibi rero bituma habaho ama transaction runaka. Iyo izi transactions ziri gukorwa, byereka cyangwa se byigisha SEC ko Pi atari stock cyangwa se atari ikigega, ahubwo ari amafaranga y'ukuri cyangwa se real money. Kubo bishoboka kuzikoresha byibuze iminota 5 ku munsi, byarinda cyane kandi byafasha Pi gukomera. Ikindi kintu wenda twakora nubwo gisa n'ikigoye ngo nukuba Pi teacher cyangwa se kwigisha abantu kubijyanye na Pi. Bitewe nuko aba pioneers benshi hari ibintu byinshi batabashije gusobanukirwa, hari n'abatazi icyo bita risk cyangwa se ingaruka zabaho mu gihe umuntu yaba atakurikije ibisabwa. Urugero nko kuba umuntu wenda wasanga ari kubaza ngo ese Pi izatangira gukora ryari, ni gute izakora gute. Izi mpaka cyangwa se discussion zirebana n'igiciro cya Pi network ntabwo ari nziza, kubera ko SEC nicyo kintu igenda ikurikiza iyo ireba ibiganiro abantu bagenda bagirana kuri projet runaka. Nikishingiraho igaragaza ko iyo projet yayishatinga down cyangwa se yayereka igakomeza. Ni byiza rero ko mu gihe cyose tuzatubona video zivuga ibintu runaka bishobora gutuma abantu bagira icyizere, twajya tugerageza kuzisharingana kugira ngo abantu be gukomeza kuvuga Pi mu buryo butari bwo, bitewe nuko nta bumenyi cyangwa se badafite ubusobanuro buhagije bw'ibiri kuba inyuma twe tutabona, icyo bita ibintu biri kubera muri behind the scene. Ikindi rero ni ukwitegura ku bintu wenda bidasanzwe, byaba byiza cyangwa se bibi. Icyizere tugomba kugira nuko tugomba guplaninga kugera ku bintu byiza, ariko nanone twitegure mu gihe byagenda uko tutabitekerezaga turabyitwaramo gute. Reka dufate urugero nko mu gihe iyi SEC yahagarika cyangwa se yashatinga down Pi, hari ibintu bibiri tuzakora. Icya mbere nicyo bise private keys, ni ukuvuga ngo ni ya magambo cyangwa se ya mibare y'ibanga. Anga azadufasha gukontrola coin bitandukanye no gukontrola application ya Pi. Ikindi nanone dushobora gukora ari kuba twakwimura Pi zacu tukazishyira nko kuri decentralized wallet cyangwa se application nshya. Aya niyo mpamvu turi gusabwa kwandika passphrase zacu bigishoboka cyangwa se recovery phrase tukazibika ahantu hizewe. Ibi rero byadufasha mu gihe Pi ishobora kuba igiye offline nk'ejo wenda cyangwa se ryari bitewe na SEC. Ibi ngibi byatabara coin zacu. Byaba byiza buri mu pioneer wese agiye agerageza gupostinga ibintu bishyigikira Pi, bivuga mu buryo bwiza kandi kuko twese tuzi, tukirinda gushyigikira abantu baza bavuga ngo ni scam n'undi ati twategereje imyaka, ugasanga turi gushyigikira negative ideas cyangwa se ibintu biri negative, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. So tugire positive mind, tugire intumbero nziza kuri Pi, kuko uko tuyivuga neza niko dukomeza kuyishyigikira ndetse tukanayorohereza kugera ku byiza mu gihe kitarambiranye yagiye idusezeranya. Kandi icyo dukwiye kumenya, turebe neza ibintu kwa team yagiye ivuga, ibyinshi byagiye bigerwaho, hasigaye intambwe nke cyane. Rero kuri SEC ni nkaho igihe gisigaye ari gito cyane, ishatse yafata umwanzuro n'ubu ngubu. Niyo mpamvu rero tugomba gufata iya mbere nk'aba pioneers cyangwa se Pi community, twese tukagira icyo dukora mu gihe cya vuba. Reka turebe gato ukuntu byagendeye zimwe muri coins SEC yigeze ikubita hasi ku mugaragaro. Noneho twibaze, ese Pi nayo yaba ari izakurikiraho?
ese byashoboka kuri Pi? Hanyuma noneho turaza kureba ibyiza cyangwa se ibibi byaba ku hazaza ha Pi network, tukanamenya neza niba natwe turi tayari. Tugiye kureba ibintu bibiri bishobora kuba kuri ku hazaza ha Pi network, ibyiza cyangwa se ibibi. Icyambere, reka tuvuge ko SEC yatatse Pi network. Urugero, SEC igahita ivuga ko Pi itujuje ibisabwa cyangwa se kudakurikiza amategeko. Mu yandi magambo bakavuga ko Pi iri illegal. Icyo gihe nkuko twari twabibonye mbere, application ya Pi izahita ivaho, exchanges nyinshi zikureho kuri liste zazo, hanyuma na za wallet zacu twisange ziriho ubusa, zero. Ariko dore ikintu cyiza, Pi ntabwo ibipfuye, ntabwo ibivuyeho. Kubera iki? Impamvu nuko aba pioneers benshi ngo baba baramaze kwimurira coin zabo kuri private wallet cyangwa se kuri wallet zihariye. Ikindi, hari izindi application twe dushobora kuba tutazi zizakomeza kugumana Pi kandi ikiri gukora. Ndetse hari na communities zimwe na zimwe mu bihugu bitandukanye nka Vietnam na Nigeria, aho usanga bo bari gukoresha Pi, haba ari guhaha ibiribwa, amatelefone ndetse ngo na zahabu. Ibi rero ngo nibyo byabaye kuri Bitcoin. Ngo hari ibihugu bimwe na bimwe cyangwa se guverinoma zashatse kuyihagarika, kuyica, kuyidestroyinga, ariko community cyangwa se abayusers bayo bari bakomeye, bari bafite imbaraga kubera ko bakomezaga kuyikoresha. Ibi rero natwe nitubikora nibyo bizafasha Pi kuba nayo izakurikira cyangwa se izagenda muri iyo nzira. Gusa ibyo byose bizaterwa nuko ubu ngubu twe twiteguye. None reka turebe ahazaza ha kabiri mu gihe Pi yaba itsinze igatsinda SEC. Iki gihe SEC izahita iyireka burundu iyihorere, hanyuma mainnet nayo izagera gute? Izalauncinga mu buryo navuga butuje. Ama exchanges azahita yishyira kuri list nta ngingimira, nta n'urwikekwe. Noneho gahoro gahoro business zitangire kugira gute? Zitangire gukoresha Pi, aho uzajya usanga ushobora kugura ikawa cyangwa se icyayi cyiza cyane ahantu hahenze ukoresheje Pi. Ugasanga bamwe batangira kwishyura amafagitire menshi aremereye bakoresheje Pi, aho uzajya usanga nta muntu uri gutinya kuba yahura n'igiciro kimukanze cyangwa se gikanganye bitewe n'ubushobozi bwa Pi azaba afite. Niyo mpamvu rero agaciro nyako usanga kagenda gakura buhoro kuko byagendekeye Bitcoin muri 2010. Aha hazaza rero heza ha Pi network harashoboka cyane. Gusa bizashoboka ari uko duhagaritse kwizera ibitangaza, duhagaritse gutekereza ibintu twavuga ko bidashoboka, ahubwo tugakomeza kubaka Pi network community. None rero twakwitegura dute kuri aho hazaza hombi, aheza ndetse na habi? Ubwo aha ni mu gihe SEC izaba yatatse Pi cyangwa se yayiretse ikayiha uburenganzira bwo kubaho. Mu gihe rero Pi bayihagaritse, tugomba guhita dutangira gukoresha za decentralized wallet, urugero nka Trust wallet, kugira ngo tubashe gukomeza kurinda cyangwa se no kugumana coin zacu. Ikindi, tugomba gutangira kujoininga zino Pi group, Pi network cyangwa se za Telegram zazo ndetse no kuri za WhatsApp, hahandi ariko abantu baba bavuga ibyo bazi kandi banavugisha ukuri. Kandi noneho Pi niramuka inatsinze, dukomeze tumininge mu gihe bizaba bigishoboka. Dukoreshe zira app za Pi buri munsi aho bishoboka. Pi tuzikoreshe nk'amafaranga ya nyayo aho kuyikoresha nk'amatike ya tombora. Ikintu tugomba kwibuka, nubwo uyu munsi wa none Pi yaba iri kuri 0.01, it's okay, ibyo ni sawa. Ariko ubwo mwaba muzi Bitcoin aho yatangiriye, bavuga ko mbere na mbere Bitcoin yari kuri 0.08. Ibanga nyaryo cyangwa se urufunguzo nyaryo ni kwihangana. Gusa nanone hari ikindi kintu ugomba kwirinda cy'ingenzi cyane, kuba wagurisha Pi zawe vuba. No kuvuga ngo aba pioneers mu gihe bakomeza gupanika cyangwa se kugira ubwoba cyangwa se guhahamuka, bakagurisha Pi zabo ku ikubitiro babonye iramutse zamutse kajya nko ku 10 cyangwa 20 cyangwa se 1000, tumenye ko icyo gihe n'ubundi Pi network tuba turi kuyigusha hasi. Ariko uko tuzakomeza kuzigumana cyangwa se tukazikoresha mu buryo bw'ubuhahirane, nibyo bizatuma Pi irushaho kuzamuka ndetse no gukomera. Icyo tugomba kumenya, ntabwo Pi ari y'ubukire, navuga ubukire butakura cyangwa se ubukire buhubukiro cyangwa se ubukire butitomdewe. Pi ikidusaba ni ukwihangana no kuyirwanirira, tukayivuganira kuri abantu bose bari kurwanya crypto. Tuributwa ko guceceka kwa team ntabwo ari ubujiji, suko batazi ibyo bakora, ahubwo nibwo buryo bwonyine bwo kurinda coin zacu. Ubu rero nahange nawe kurwana uru rugamba, dukomeza kwirinda ya magambo avuga ku biciro biciriritse bya Pi, ya magambo asebya Pi kwa team n'ibiki byose. Ibyo bintu tubyirinde, haba ari kubivuga no kubipostinga. Ahangane nko mu gisho kumva umuntu avuze ngo se uribuka ya coin twaminingaga kubusa yapfuye, ibyo byarangiye. Twirinde rero imvugo nk'izo, nidukomeza kwigisha no kwereka abantu akamaro ka Pi, tuzaturi gushyikira Pi kandi Pi izazamuka mu buryo bukomeye, ku buryo mu gihe cyavuba cyane Pi izahita itumenyesha cyangwa se izahita itugaragariza ibyo yagiye dusezeranya kuva twatangira ku mining.
kandi rwose bizaba bishoboka kubera ko iyi SEC ntabwo ishobora kuzahagarika abantu basaga miliyoni 50 mu gihe tuzaba turi gukoresha Pi nk'amafaranga y'ukuri. Ariko nitugira ubunebwe bamwe tukabivamo, ndabwiza ukuri ko Pi izasigara nayo imeze nka crypto yapfuye. Hanyuma niba wumva iyi video hari abandi bantu yafasha, yibasangize, dukomeze twubake Pi network, dukomeze turinde coins zacu, nibwo tuzagera kubyo twifuza, kubyo twagambiriye dutangira kuba aba pioneers. Ndabashimiye ko mwakurikiye iyi video, hanyuma dukomeze duhana ibitekerezo, dukomeze twubakane. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi, turi kumwe. Fanya Kazi TV, we are the solution.